Bite inshuti zanjye, gutabarwa kwacu ntabwo kuva mu babosi bacu, gutabarwa kwacu ntabwo kuva mu batware bacu cyangwa abafasha bacu, cyangwa gutabarwa kwacu ntabwo kuva muri famiye zacu zikize. Gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira muri Zaburi 121 ngo twubure amaso yacu tuyahange hehe? Mu ijuru. Apana ku bakoresha bacu, apana ku mugabo cyangwa umugore wawe, apana kuri famiye yawe ikize. Gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Niyo mpamvu dukwiye guhanga amaso Uwiteka. Reka ibibazo byo kudutwara ngo twibagirwe ko Imana iriho. Imana nizaducira inzira. Imana nizakingura imiryango ntihagire ukinga. Imana iradukunda twese. Twubura